Ikintu cyitwa kwataka abantu umuntu umwe akipanga akazi ko kwataka abandi ni ikintu kimaze kuba gifata indi ntera i Nyarugenge, aho umuntu asigaye yitereka kuri kamera maze yarangiza akataka mugenzi we ikiganiro kigera ku minota 30 isaha cyangwa se agakora ama episode akamara iminsi ibyumweru akamara amezi cyangwa se n'imyaka akimuriho amwataka ku buryo bukomeye cyane. Ibi ngibi bimaze kuba too much kabisa, abantu bamaze kubigira akamenyero. Hano hari bamwe mu bagiye batakwa ku buryo bukomeye cyane. Ubu ngubu hari isaga y'uwitwa Papi Ndahiro, magingo aya ari kwatakwa n'uwitwa Afande Magashi, Afande CDS Magashi, ari kuri retired magingo aya. Ni ukuvuga ngo afite umuyoboro wa YouTube witwa Magashi TV, magingo aya ari kwataka witwa Papi Ndahiro Valence, amuza yuko ngo niba ngo hari YouTube ya Papi ejo bundi yatangarije amakuru cyagiye disclaimer bamufata uyu Magashi rero akavuga ngo uyu ni ikigarasha. Rero witwa Papi nawe yiteretse aramusubiza ndetse aranamuhamagara aramwiyama ku mugaragaro, ariko magingo aya nuko ibintu byamaze gufata indi ntera. Uwitwa Papi yamaze kurahira akavuga ati ubu ngubu ngiye kwerekeza iya RIB kugira ngo banabare, kugira ngo mbashe guhabwa ubutabera, kugira ngo uyu muntu nyataka biri personal aze hano yicuze ibyo arimo akora. Ati kuko mfite ikigonkorera, of course kandi afite ikigakorera cya BTN. Ati mfite aba chief editor nkontorwa n'urwego rw'igihugu urwego rw'abanyamakuru bigenga RMC. Ati abo bose baba babinyuzemo bakabibona, nta rwego ruramuhamagara. Of course nibyo, yaba ari polisi yaba ari RIB, muri rusange byumvikanisha yuko witwa Magashi kugira ngo ajye kuvuga ibyo byose ni ukwataka umuntu mu buryo buri personal. Reka turebe ikibugaho cyerekeza. Nguha ikaze kandi mu biganiro bya Forten TV by'imyidagaduro ya buri munsi. Amakuru y'imyidagaduro ya buri munsi niyo tubagezaho. Kandi muri aba bantu bagiye batakwa ndetse banataka abandi, witwa Sam Karenzi yatatswe bikomeye cyane, witwa Bruno Taifa n'uwitwa Mpenzi Eto. Ariko aba nabo bya bindi by'abantu ko mutumvikana, ko wenda hari utuntu tw'indamu runaka wagezeho bose ubaheho barangiza bakipanga akazi ko kwataka. Hari nko nabonye kuri YouTube, kuri Facebook wisa andi mazina, ariko ashyiraho ifoto ya Bruno Taifa, bigaragara yuko atari Bruno Taifa, ari umuntu ugendera ahubwo mu kwaha kwe. Arangije avuga ku witwa Sam Karenzi amusebya biri personal, ngibyanwa ngasa nabi, ibintu byinshi. Mu by'ukuri Sam Karenzi nawe afite akazi katoroshye ko kugira ngo abashe kwikuraho abantu nk'aba ngaba, kubera yuko ni ibintu bituma bimugeraho direct, bamwataka direct. Ibi ni ibintu by the way yakabaye ajya kuregera muri RIB, muri polisi, kugira ngo abantu nk'aba ngaba abakurikiranwe. Ari nabyo witwa Papi Valence Ndahiro yavugaga ati uyu bita Magashi yananyicana ndasa ko yabaye umusirikare. Ati mu bundi buryo duhuriye n'ahantu turi twenyine, that's why Sam Karenzi nawe afite akazi kenshi cyane ko kuba agomba kwikuraho aba bantu ku buryo bukomeye cyane. Uwitwa Bruce Melody yatatswe bikomeye cyane ibihe bitandukanye, n'uwitwa Yago Pondati ndetse n'uwitwa DC Clement. Mu bihe bishize bagiye bavuga kuntu ngo Bruce Melody ngo yatorotse igihugu, ngo wenda ngo bitewe nuko ngo nyine ngo anywa ibiyobyabwenge. Ibi bintu byaratrendinze, niba ukurikira imyidagaduro waba warabibonye. Ariko nyine bavuga yuko ngo yaturutse igihugu, ngo ariyo mpamvu ngo atari mu gihugu. That's why
byafashe indi ntera, ariko ejo bundi Bruce Melody yagaragaye ari kuri Space, ikintu cyerekanye yuko ari mu gihugu, yari kumwe na producer Aroda ndetse bari muri 1:55 AM bari muri studio mu masaha n'ijoro kuri Space ya kuri live ya TikTok, bigaragaza yuko Bruce Melody yabeshyewe, ariko nyine Imana kuko itagirenganya, niyo mpamvu witwa Disclaimer yahise atabwa muri yombi. Ibyo byanagarutsweho ejo bundi kuri live ya TikTok witwa Godfather yakoresheje, bagaruka kuri Disclaimer bavuga bati umuntu wataka abandi nibyo bihembo bye. Yavuze amakuru yuko Bruce ari he yagiye hanze atorotse igihugu kubera kunywa ibiyobyabwenge, atari ko Melody dore nguyu. Ikindi kandi we wabivugaga ari mu gasho, ushobora kutazira ibi ngibi ariko ukazira biriya, byose n'ibyaha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ndabinyuramo, n'abantu benshi bagenda bataka abandi bantu, yagongera ngo nawe yarabivuzeho ibyo ngibyo ngo bya Bruce Urumogi ngo yaratorotse, ari nawe wazanye Sambaratika yagopondati. Impamvu yataka Bruce Melody nta yindi nuko nyine yamwimye korabo n'utundi tuntu twinshi bapfuye nyine two kuba wenda ngo yaramuhaye inka, ngo yaragize ute wenda yamufashije. Yagobariye abantu bose bagiye bagirana ikibazo, yexpectingaga igihe yakoraga itangazamakuru gusa, yexpectingaga muri we ko azaba umuhanzi, ariko akavuga yuko bazamusapotinga abo ngabo bandi yari kumwe nabo barimo ba Melody n'abandi bahanzi batandukanye, aza kwisanga batabikoze. Nibyo byamubaje rero, yaduka icyo bita kubataka biri personnel. Witwa Sabe Murungi nawe merewe nabi cyane, yatatswe bikomeye n'uwitwa Yago n'abandi batandukanye. Ariko mu minsi hari uwitwa Bosco Empire amukoraho ibiganiro, n'ikiganiro Bosco Empire yakoze gisaka ari ukwataka Sabe, avuga ukuntu ngo ikiganiro Sabe yakoze ku bantu bavuga yuko bavindimwe ngo babyaranye ari mushiki na musaza, ngo Ribo yaramuhamagaje n'ibiki byinshi. Ni mu bihe byose bishize uwitwa Sabe yagiye yatakwa bikomeye cyane witwa Bosco Empire, ariko nanone anga uca karongo Sabe afite platform idashobora kuba yananyeganyezwa na gatoya n'uwitwa Bosco Empire, ko nitujya kubagereranya turasanga ko Bosco Empire ari uruhinja, Sabe ari umuntu w'umusaza kabisa uri muri game akomeye cyane. Ntabwo tujya mu bakera ko n'aba super manager baramwatatse mu buryo butandukanye, ariko ubu magingo ngaya indi atake ivuze ubuhuha ni atake y'uwitwa Irene, ngira ngo aherutse guhura nayo yatakwa na Dumba, yongeye kwatakwa yuko ngo uwitwa Bosco niyo yazimye, ndetse n'uwitwa Vestine na Dorcas bakazima. Bikavugwa yuko ari abana bitwa ba Germaine, nabo ari abana b'abakobwa baririmba nabo, witwa Rigani Rugaju ari kugenda bafasha, ariko nyine ngirene agashaka kuba yareka witwa Vestine na Dorcas, maze akagenda mu kwaha witwa Rigani Rugaju, bakamanaginga abo bana b'abakobwa bandi. Ibyo nabyo ni attack ituruka ku mugabo witwa Emi Nyawe. Jihad we n'ibindi bindi, harimo no kumushinyagurira aho yibereye muri kasho cyangwa se muri mabuso, fite mahabusu, akaba ari kwatakwa bikomeye cyane. Umunsi ku munsi yatakwa n'abarimo ba Emi Nyawe, bavuga ngo ububi bwe, harimo abitwa ba Kasuku n'abandi batandukanye. Ibi byo bigaragara ko ari nko ni no kugira gutinwa kuba twabyita ko gushinyagura, kuko ntahari kugira ngo abashe kuba yabasubiza. Hari abantu bagiye batakwa rero bikomeye cyane, witwa Lorenzo mu minsi yashize yatatswe na Rugaju, ariko abangabo bamaze kwiyunga tubatindaho. Scovia nawe rero udatiwe usiba kwatakwa mu buryo butangaje, harimo n'abitwa ba super manager bakunze kumushinja ngo siyize, ndetse Gasuku nawe ngira ngo murabizi ko yahoza mwataka. Gasuku ataka n'abarimo bacita Magic n'abandi batandukanye, tutibagiye Lorenzo
n'uwitwa Rikari nawe yongeye kwataka n'uwitwa Gasuku, avuga yuko ngo akunda ibintu byo kuvumba, ni ibintu bigomba kuba byacika kubera ko umuntu asigaye yitereka mu buryo butangaje maze akaza akataka undi. Hari abandi bagiye batwa mu bitandukanye, harimo bitwa ba Aria Cool, abitwa ba Miss Mutesi Jolly, abitwa ba Shadibu n'abandi bagiye batandukanye, ariko nyine nibyo bavuga ngo igiti kitera imbuto nticyaterwe bitewe nuko nta kintu baba bagishakamo. That's why abangaba bose bataka, abo bataka babaziza ko hari icyo babakeneyeho cy'indamu, arangiza si bakibone bagahita biyangaje cyangwa se bagakora icyo bita kwipanga akazi ko kubataka mu buryo buziguye. Nuko bimeze, nuko byifashe. Ni byinshi cyane twavugaho ku iyi nkuru, ariko bitewe nuko dukora ikiganiro cy'iminota mikeya, undi akaba itarenga 10, reka tugisubikira aha, hasigaye tujye tubana no mu biganiro bya buri munsi. Tubonye bwa mbere kuri subscribe kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5. Reka nkubwire ni Astra Vista.